ingoma za kabiri ibice 26 murongo wa 5. Amara amaze gushaka Imana mu bihe bya Zakariya wari ufite ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa, kandi igihe cyose yamaze ashaka Uwiteka Imana imuha umugisha. Yesu ashimwe. Irindi jambo ni rya rindi ry'intego yacu, Matayo 11:28, aho jambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Dushimye Imana iduhaye uyu mwanya, iduhaye kuboneka hano Nyabisindu. Twanezerewe, twaguwe neza, n'umugisha. Haleluya, haleluya. Uyu ni umusozi watoranijwe n'Imana. Hari ijambo rivuga muri Bibiliya ngo mwa misozi mwe n'iki gituma mugirira ishyari umusozi watoranijwe n'Imana. Uyu nawo ni umusozi Imana yatoranije. Dushimye Imana ko yatugejeje hano, kandi dushimiye itorero rya Nyabisindu, dushimiye umushumba waturaritse. Imana ibaha umugisha. Ndimo nicaye hariya nahoze ntekereza, nsanga iyo mutadutumira ntabwo tuba twaraje, ariko mwatutumiye. Ndongera ndatekereza amakuru yatugezeho ko murimo mutarama hano, murimo mugira ibiterane kenshi. None natwe mwadutekereje ngo tuze gufatanya namwe. Muzongere mudutekereze nanone, ariko noneho tuza ari kuwa gatandatu. Haleluya, haleluya. Hano ubu murebe ubutaka businziriyemo ibitaramo, turayaha byakanguka. Yesu ashimwe. Kandi uko korali yaririmbaga nagumye numva ibintu biri kuri uyu musozi bigenda bikanguka. Ndavuga ngo iyo tuba twaraje ejo, uyu munsi biba byatse noneho byagurumanye. Haleluya. Bintu by'Imana niko bimera. Ngo bagiye gushyingura umuntu, intambara iteye, ngo bajugunye umurambo ubwo ku magufwa ya Elisa, ngo agweho arabyuka. Abirutse bahunga intambara n'abari bagiye gushyingura n'uwo bari bagiye gushyingura babona bose barirutse, baramubaza ko wari wapfuye bigenze gutatinguye ahantu hari ibintu. Yesu ashimwe. Haleluya. Aha rero hari ibitaramo, aha hari ibitaramo, kandi Imana ibaha umugisha. Imana turabashimiye mushumba ko murimo mubikangura. Nanone muzongere muduhamagare tuze dufatanye dutarame nanone. Imana ishimwe. Ubundi nta wisabira gutumirwa, ubwo nyine iyo umuntu yafashijwe niko bijya bigenda. Dusomye amagambo y'Imana. Intego iravuga ngo abarushye n'abaremerewe. Ikibazo cya mbere nabanje kwibaza niba abantu bemera ko barushye. Intambwe ya mbere ni ukwemera ko umuntu arushye, hanyuma akabona kubona uburyo bwo kuruhuka. Ariko ntekereje iminsi dusohoyemo, sanga abantu bose bararushye. Abana batoya bararushye. Iyo nzindutse ngiye muri Nibature nca ku bana bateze bisi bagiye kwiga, nabareba nabo nkabona bararushye. Twe twiga twandikisha itushi n'urubaho, tukabibika mu ishuri tugataha. Uyu munsi abana batoya bafite amakayi 10 nangahe, yarabaremereye, bagera mu rugo bakongera bagasubiramo. Ni ukuvuga bararushye nabo. Abantu bakuru bararushye, abashomeri bararushye, abanyakazi bararushye, abantu badafite amafaranga namba bakennye bararushye biteye ubwoba. Ariko bafite amafaranga noneho barushye kurenzaho, kuko barara mu mibare bukarinda bwira. Bararushye cyane.
bararushye na banke zirabafatirana zikababwira ngo tubonye ufite miliyoni 10 turaguha izindi 50. Yazumva agahita azakira, yazishyikira umunaniro ugahituza, imibare ikaza buri munsi. Abantu bose bararushye, ariko Yesu aratanga ubutumire, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Niki cyaturuhura? N'ugushaka Uwiteka n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. N'isezerano Uwiteka yatanze, aravuga ngo nimunshakana umwete n'umutima muzambona. Igihe dusohemo ni igihe cyo gushaka Uwiteka. Natekereje abantu batubanjirije bashatse Uwiteka, nsanga gushaka Uwiteka hari ikintu bijya bikora. Haleluya. Icyambere, gushaka Uwiteka bijya bizana Imana. Imana ikaza ikaba mu bantu, igakorera mu bantu, ikagendera mu bantu, ikavugira mu bantu. Mirimo y'Imana igakoreka mu buryo bugaragara, ibintu bikava mu magambo bikajya mu bikorwa. Dusohoye mu gihe abantu bavuga Imana cyane ariko ibikorwa bikaba bikeya. Dukeneye kongera kubona imirimo y'Imana mu itorero ry'Imana. Dukeneye kongera kubona Imana ivuga ariko kandi ibintu bifatika. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bantu bashatse Imana. Yosefu yashatse Imana ari mutoya. Ashatse Imana ari mutoya, ahindukira umugisha umuryango we wose, kugeraho Imana imubikamo ibiryo by'imyaka 7. Ibiryo bizatunga umuryango wa Yakobo wose, bigatunga Egiputa yose, bigatunga akarere kose. Imana irabifata ibibika mu muntu umwe, ari umwana mutoya. Iyo tuvuze gushaka Imana, ikiza Imana iri muri pozisiyo yo kuriboneka kuri buri muntu wese uyishaka. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Dusohoye mu gihe kubera abantu bafite ubunebwe bwo gushaka Imana, abantu badafite umwete, kuba batabonye Imana, amakosa bayafata bakayaherereza ku wundi muntu. Ariko natekereje navuga ngo ibihe turimo iri kosa twarishyira kuri oya ntawe, ahubwo twese twisanga turi mu ikosa rimwe. Yesu atugire neza. Haleluya. Kubera ko n'umwana mutoya washatse Imana arayibona, umuyobozi washatse Imana arayibona, umusore washatse Imana arayibona. Nta muntu wigeze guhagarara imbere ngo akubuze gushaka Imana, ahubwo gushaka Imana ni iby'umuntu ku giti cye. Gushaka Imana ni ibya buri wese ku rwego ariho, kandi Imana nayo yagiye muri pozisiyo yo kugira ngo umuntu wese uyishaka ayibone. Haleluya, haleluya. Cyo nayikundiye mukuri kw'ibintu, ndi umuntu woroheje, ariko ntabwo umuntu washaka isahere yose yambona. Ariko icyo nakundiye Imana, iboneka isaha iyo ari yo yose. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi igireba mu mitima, ikamenya imitima y'abantu bayishaka. Narimo soma Bibiliya irambwira ngo Yesu yirirwaga ngo yigisha mu rusengero, ninjoro akajya kurara ku musozi. Ariko umunsi yamenye ko Nikodemo ari buze, ntango yagiye, yicaye ahantu Nikodemo ari bumubone. Nikodemo araza ninjoro
ngo baraganira. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ngo arimo ava i Yerusalemu yerekeza i Samariya, amenya ko hari umusamariyakazi unaniwe. Abigishwa bajya gushaka ibyo kurya, waguma ku mugezi ategereje umuntu unaniwe, yamenye ko arushye akeneye icyamuruhura, araza aramusanga saa sita. Gushaka Imana, dukeneye gushaka Imana kugira ngo tubone uburuhukiro muri yo. Haleluya, haleluya. Tubone uburuhukiro muri yo. Izi ndirimbo twagumye tuziririmba ziramfasha cyane, ariko zituma ntekereza, ndibaza ngo zavuye hehe. Sanga zavuye mu bantu bafashe umwanya wabo bashaka mu maso h'Imana. Haleluya, haleluya. Ntango izi ndirimbo zabonetse gutyo gusa, kandi nta nubwo abazihimbye ari izabo, ahubwo ni indirimbo z'itorero. Ariko zabonetse byagenze bite? Zabonetse abantu bashatse mu maso h'Imana, abantu bashatse imbaraga z'Imana, abantu bashatse ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Nicyo gituma duteraniye hano. Abayobozi bicaye baratekereza, baravuga ngo ni ngombwa dufate umwanzuro mu rurembo rwa Nyabisindu, twongere dushaka Imana. Kandi cyiza, iyo abantu bashatse Imana barayibona. Abantu bashatse Imana. Turi hano Igitarama, ababyeyi ba gurupe abera bahoze babyina, batuma nibuka ntekereza ibyo nagiye nganira n'abasaza batubanjirije mu murimo w'Imana. Baduha ubuhamya uko Mariyamu Kinyamarura yashatse Imana. Ni umuntu buntu, yarapfuye na n'ubu igituro cye kiracyari hano hepfo, ariko mu gihe cye ashaka Imana, ari umugore arayibona. Yesu ashimwe. Haleluya. Arayibona, Imana iramugenderera, imuha impano yo gufasha izindi mpano. Dukeneye abantu bashaka Imana kugira ngo Imana yongere itugarurire, ko yongere iduha abigisha, yongere iduha abarimu. Bantu barinjije, bari barabonye ububyutse ariko ari injiji, bahaguruka bagahanura mu materaniro ibintu bitari byo. Twari hano, Mushumba Yoweri Byarungwa yarasinziriye, aratubwira ati twakuriye mu byumba hari i Bukavu duhanura. Gihe kimwe arahaguruka arahanura, abonye umugore wambaye nabi, aravuga ngo ni umurozi. Mu iteraniro nk'iri ngiri, myaka irashira indi irataha. Mu myaka ya 70 n'ibindi agiye i Kabera, umuhanuzi aramuhamagara aramubwira ngo umunsi wahagurukaga mu materaniro ugahanura, ntabwo ari Imana yavuze, ni wowe wavuze. Urya mugore ntabwo yari umurozi, wamugiriye nabi. Yikubita hasi asaba Imana imbabazi. Imana itugirire neza. Ariko byari byavuye kuki? Byari byavuye ku mubyeyi washatse mu maso y'Imana, ashaka ubwiza bw'Imana. Imana imuha impano zo gufasha abandi bantu. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukeneye ko Imana, dukeneye gushaka Imana. Ntabwo ari ibiterane by'umunsi umwe, ntabwo ari iby'iminsi ibiri, ni ibintu by'iminsi yose. Imana ikongera ikagaruka muri twe, ikaduha abigisha. Haleluya, haleluya.
ikongera ikagaruka muri twe igakora imirimo ikigaragaza, abarwayi bagakira, ibirema bigahaguruka. Ntango ari ibintu dukwiriye kuvuga nk'amateka. Ngo bibe amateka bivuge ngo abarwayi barakiraga, oya, tuve mu magambo. Yesu atugire neza. Haleluya, haleluya. Tuve mu mpaka, tuve mu kuvuga ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka. Haguruka ujye imbere y'Imana, ushake mu maso y'Imana. Nubona Imana ugakanguka, natwe tuzakanguka. Umuntu umwe yakangutse, n'umwana w'uruhinja arakanguka, inzu yose ikicara. Cyo mundakira murya akabicaza mwese, mubyemeye mutabyemeye, mukicara ijoro ryose rikagera mu gitondo. Ariko birasaba ngo twitange. Gushaka Imana bishakishwa amasengero, bishakishwa kwiyiriza ubusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bishakishwa gukunda Imana, bishakishwa gukorera Imana, bishakishwa gutura Imana, bishakishwa mu buryo bwose. Abantu bagakora imirimo yose, bakitanga mu buryo bwose, bagashaka mu maso y'Imana. Bishakishwa kumvira. Yesu ashimwe. Haleluya. Kumvira, kumva impuguro, kwemera guca bugufi. Bene abo ngabo nibo bashaka mu maso y'Imana, bakabona Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko hari n'abandi bashatse Imana. Bashaka Imana batayizi, ngo bumva bakeneye kubona Yesu. Umugabo umwe yari yicaye mu biro, ngo Yesu aciye ariko yumva akeneye kubona Yesu. Yitwaga Zakayo. Yararushye, yarananiwe, ngo ahageze asanga abantu ni benshi cyane, ngo ariruka ajya imbere yurira igiti. Ngo ariko Yesu ahageze, ngo amenya ko hejuru hari umuntu umushaka. Haleluya, haleluya. Bararama aramubwira ngo Zakayo, manuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Abantu baratangara, baravuga ngo uko yari umunyabyaha, bigenze bite ko Yesu ariho agiye kurara? Ariko Yesu aravuga ngo nta kindi cyanzanye uretse gushaka intama yazimiye. Yesu atugire neza. Birashoboka ko waje hano utazi Yesu, utaramumenya, utaramwumva, n'ibyo turimo tuvuga n'ururimi tuvuga utarwumva. Ariko turagira ngo tukubwire ngo nawe Yesu Kristo w'i Nazareti arahari kandi aragushaka, aragukeneye, arakwifuza, arifuza kukubona, arifuza kugukiza, arifuza kuguha agakiza. Baragenda ajya kwa Zakayo. Zakayo ahageze aramubwira ngo byo nambuye abantu bose ndabiriha mubyekane. Yesu atugire neza. Kandi ndafata nanone ikindi gice kinini giha abakene. Yesu aravuga ngo uyu munsi agakiza katashye wawe. Birashoboka ko waje hano uyu munsi Imana icyo yagambiriye ari ukuguha agakiza. Birashoboka ko waje hano uyu munsi nawe urabizi kunaniwe, urabizi neza, urabizi neza. Tangira navuza abantu bananiwe sa nk'ukwihoreye, ariko urabizi ko ubusambanyi bukunanije, urabizi ko isindwe rikunanije, urabizi ko wagiye no mu bapfumu byaranze. Aho hose warananiwe. Tugiye gusenga Imana. Turaza gusenga mu buryo nka butatu kandi mu minota mike. Uburyo bwa mbere tugiye gusengera umuntu utarakira Yesu Kristo uri hano, nawe umeze nka Zakayo, waje yigendera yihitira, ariko akaba amenye neza ko Yesu amushaka.
nazamura ikiganza tumusengere. Arananiwe, yarashakishije imibereho yose biranga, yarashakishije mu buryo bumwe n'ubundi biranga. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Urahari, urahari, urarushye, urabizi neza, ufite umubabaro mwinshi, nta cyerekezo cy'ubuzima uri kubona, ariko kandi n'ibyaha nabyo birakugoye, birakuruhije. Tambuka, dufite umwanya mutoya. Turagira ngo muturebere ababazamuye ikiganza batambuke hano imbere, batambuke tubasengere twihuse, hanyuma tuze kwinjira n'undi mwanya dusengere iteraniro ryose, tugire icyo dusaba Imana itwibuke, tuyishake kandi tuyibone izikora imirimo mu itorero ryayo. Murahari? Tugiye gusenga Imana. Turagira ngo turebe mu iteraniro, umuntu wese yubike umutwe yitekerezeho. Tambuka, Yesu aragushaka, arakwifuza, aragukeneye. Tambuka. Tambuka tugusengere, ubone uburuhukiro muri Kristo Yesu. Urahari? Ufite isoni? Ni umwanya wo gukiza ubugingo. Yesu aragushaka, Yesu aragukunda, Yesu arashaka kuruhura imitwaro yawe. Imigozi iguhambiriye arashaka kuyica, byakugoye, byakuruhije, aragira ngo ubone uburuhukiro. Niwe watuzinduye, turagushaka, turagukeneye. Tambuka hano, tambuka, tambuka tugusengere. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha mwinshi. Niwe twashakaga, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, nta wundi. Tambuka hano, Imana iguha umugisha. Turashaka undi nawe wakirira muri iki gitaramo, wabona uburuhukiro muri iki gitaramo, nawe ngo atambuke aze. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Hari uburuhukiro muri Kristo Yesu. Tambuka, gira vuba, amasaha ari kwira. Tuze kongera nanone kugira undi mwanya wo gutarama gatoya, ariko twumve tubasengeye. Tambuke, mutambuke, mugire umwete. Yesu ari hano arabategereje, arashaka kurara iwanyu, arashaka kubana namwe iri joro, arashaka kuza kubaha amahoro mwari mwarabuze, mwarashakishije impande zose byaranze. Tambuke muze tubasengere. Tambuke abakozi b'Imana babasengere. Tambuka, tambuka, ubone uburuhukiro muri Kristo Yesu. Urabizi waguye, wasubiye inyuma, hari byakugoye, ariko ni umwanya wabyukiramo kongera ugasubira mu nzu y'Imana. Hari byagusitaje, hari byakuzaniye intege nkeya, hari ibyo wasubiyemo. Tambuka uza ahangaha, tambuka, tambuka tugusengere. Abakozi b'Imana batambuke baze basenge, ariko ntucikamwe, ntugire isoni. Tambuka, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha mwebwe baje, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Mubafashe vuba vuba, Imana ibaha umugisha. Nimwe mwatumye iri teraniro riterana, ni ukugira ngo muruhuke, ni ukugira ngo mubone agakiza, ni ukugira ngo mubone uburuhukiro. Tambuke, bakozi b'Imana babarambikeho ibiganza, bakozi b'Imana babasengere, babingingira Imana. Imana ibaha umugisha ababyeyi. Yesu arabakunda, Yesu arabashaka. Tambuke, mubone uburuhukiro muri Kristo Yesu. Yesu aguha umugisha mushiki wacu, Yesu aguha umugisha mwinshi, Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Hari uburuhukiro, hari uburuhukiro muri Kristo Yesu. Ravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe,
yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ngo mwemeye ko murushye, ngo mwemeye ko munaniwe, ni igihe cyanyu kugira ngo namwe muze mufatanye natwe gushaka Uwiteka. Mushumba Ururembo n'ubundi aratujya imbere arasenga Imana inginga Imana ku bw'abanga. Adusenga Imana n'ubundi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abarushye n'abaremerewe Yesu yiteguye kubaruhura, agira ngo tubasengere. Ngiye kubanza asenge namwe musubiremo, noneho niturangiza turabasengera kugira ngo Imana ibababarire kandi bagirire neza. Nagira ngo dusenge, ngiye gusenga musubire mu Mwami Yesu, muvuge cyane. Mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko waduhaye uyu munsi kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turagusaba imbabazi kubw'ibyaha byacu, turagusaba kugira ngo tweze, ntabwo tuzongera kubisubiramo ukundi. Uduhe imbaraga zo kunesha, uduhe imbaraga zo gutsinda, kandi ntabwo tuzongera gukora ibyangwa n'amaso yawe. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Tuguciriye bugufi Imana, uri Imana ikwiye gucirwa bugufi, uri Imana ikwiye guhabwa icyubahiro. Bene data, bashiki bacu bari hano, bari imbere yawe, ijambo rye ribagezeho. Mwami, baguciriye bugufi, kandi uko niko wabivuze. Waravuze ngo umuntu natera intambwe imwe agusanga, nawe uzatera 99 umusanganire. Uravuga ngo umuntu yemera kukubera ubwoko, nawe uzamubera Imana. Uravuga ngo nitwemera kukubera abana, nawe uzatubera Data uri mu ijuru. Turagusabye kugira ngo uze ubane nabo, kandi uko bateye intambwe bakaza bagusanga, turakugize kugira ngo uze ubasanganire. Turagusabye kugira ngo ubeze ubatunganye, ubakure urubanza rw'ibyaha byose, uhereye umunsi wa none ubeze, kandi ubwo bareba ubabone nk'abana bawe. Uwiteka, ubwo baguhamagara ubitabe, ubwo bagutabaza ubatabare. Turabasengeye kugira ngo ubahe imbaraga, ubashoboze kurwana intambara nziza, ubashoboze kunesha, ubarinde gusubira mu bibi, ubarinde gusubira mu byaha, ubarinde kongera gukora ibyangwa n'amaso yawe. Urakoze kumvise gusenga kwacu, turakugize kugira ngo ubuntu bwe n'ukurwebane nabo. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusabe Pasiteri Alex abaganirize, mwihangane mwo gusubirayo, mwegere Pasiteri Alex ahangaha abaganirize gatoya, abagira inama, kandi rwose ntabwo bitinda. Imana ibahe umugisha. Pasiteri Alex nguriya, dore nguyu mwamukurikira akabagira inama, akabafasha. Kaduhaguruka iteraniro ryose dusenga Imana. Mushumba Ndagano yegere hino, tugiye kwinginga Imana kugira ngo Imana itwibuke, Imana idusukire ububyutse, Imana yongere ikangura itorero ryayo, risubize imbaraga zaryo, risubize ubwiza bwaryo, suka umwuka wo gushaka Imana guhera ku bana bato kugera ku bantu bakuru. Isuke umwuka wo gushaka Imana. Abantu bashaka Imana nibo bonyine bajya bahagarara imbere y'Imana bagahindura imigambi y'Imana. Karibu Mana, turagushimiye uyu mugoroba turi hano